Zaburi igice cya 21 umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. 2. Uwiteka mwami azashimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezerwa cyane. 3. Wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. 4. Kuko umusanganije imigisha myiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza. 5. Yagusabye ubugingo urabumuha, umuhakuramo iteka ryose. 6. Igitinyiro cye ni cyinshi ku bw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho. 7. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso yawe. 8. Kuko umwami yiringira Uwiteka, kubw'imbabazi z'usumba byose ntazenyeganyezwa. 9. Ukuboko kwawe kuzashyira ababisha bawe bose, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzashyikira abakwanga bose. 10. Uzabahindura nk'ikome ryaka mu gihe cy'umujinya wawe, Uwiteka azabamirisha umujinya we, umuriro uzarabya. 11. Nawe uzatsemba imbuto zabo mu isi, urubyaro rwabo uzarutsemba mu bana b'abantu. 12. Kuko bagambiriye kukugirira nabi, bagiriye inama batabasha gusohoza. 13. Uzatuma baguha ibitugu, uzatamika imyambi mu ruge rw'umuheto wawe mu maso yabo. 14. Uwiteka wishyirishe hejuru imbaraga zawe, uko niko tuzaririmba dushima ubutware bwawe. Zaburi igice cya 22 umurongo wa mbere. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa imparakazi yo mu gitondo, ni Zaburi ya Dawidi. 2. Mana yanjye, ni iki kikugendesheje ukaba kure, ntuntabare kure y'amagambo yo kuniha kwanjye. 3. Mana yanjye, ntakira ku manywa ntusubize, ntakirana nijoro simpore. 4. Ariko uri uwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisirayeli. 5. Basogokuruza barakwiringiraga nawe ukabakiza. 6. Baragutakiraga bagakizwa, barakwiringiraga ntibakorwe n'isoni. 7. Ariko njyewe ndi umunyorogoto, sindi umuntu, ndi n'uruvumwa mu bantu, nsuzugurwa na bose. 8. Abandeba bose baranseka bakanshinyagurira, barampema bakanzunguriza imitwe bati. 9. Bishyire ku Uwiteka amukize, abamukuremo kuko amwishimira. 10. Ariko niwe wamvukishije, wanyiringirishaga nkiri ku ibere rya mama. 11. Ni wowe naragijwe uhereye mu ivuka ryanjye, uri Imana yanjye uhereye igihe naviriye mu nda ya mama. 12. Ntumbe kure kuko amakuba ari bugufi, kandi ari nta mutabazi. 13. Amapfizi menshi arangose, amapfizi y'i Bashani y'abanyambaraga aranzengurutse, samiye n'akanwa kabo nk'intare itanyagure yivuga. 15. Sutswe nk'amazi, amagufwa yanjye yose arakutse, umutima wanjye umeze nk'ibimamara uyagiye mu mara yanjye. 16. Intege zanjye zumye nk'urujyo, ururimi rwanjye rufatanye n'uruhekenyero, kandi unshyize mu mukungugu w'urupfu. 17. Kuko imbwa zingose, umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. 18. Mbasha kubara amagufwa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso. 19. Bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. 20. Ariko Uwiteka ntumbe kure, ni we muvunyi wanjye, tebuka untabare. 21. Kiza ubugingo bwanjye inkota, icyo mfite rukumbi ugikiza ubutware bw'imbwa. 22. Nkiza akanwa k'intare, waranshubije unkura mu mahembe y'imbogo. 23. Nzabwira bene data izina ryawe, nzagushimira hagati y'iteraniro. 24. Abubaha Uwiteka mumushime, mwa rurabyo rwa Yakobo rwose mwe, mumuhimbaze mwa rubyaro rwa Isirayeli rwose mwe, mumutinye. 25. Kuko atasuzuguye umubabaro w'ababazwa, habe no kuwuzinukwa, kandi ntamuhishe mu maso he, ahubwo yaramutakiye aramwumvira. 26. Kuri wowe niho gushimwa kwanjye guturuka,
ngushimira mu iteraniro ryinshi, nzaguhigurira umuhigo wanjye mu maso y'abakubaha. 27. Abanyamubabaro bazarya bahage, abashaka Uwiteka bazamushima, imitima yanyu irama iteka ryose. 28. Abo ku mpera yose y'isi bazibuka bahindukirire Uwiteka, amoko yose yo mu mahanga azasengera imbere yawe. 29. Kuko ubwami ari ubw'Uwiteka kandi ari we mutegetsi w'amahanga. 3. Abakomeye bo mu isi bose bazarya baramye, kandi abamanuka bajya mu mukungugu bazunama imbere ye, umuntu wese utabasha gukiza ubugingo bwe gupfa. 31. Abuzukuruza bazamukorera, ubuvivi buzabaho buzabwirirwa iby'Umwami Imana. 32. Bazaza babwire abantu bazavuka, gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Zaburi ya 22 umurongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzakena. 2. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. 3. Ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. 4. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. 5. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. 6. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Zaburi igice cya 24 umurongo wa mbere. Ni Zaburi ya Dawidi. Isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. 2. Kuko ari we wayishyize ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. 3. Ninde uzamanuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he? 4. N'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahira ibinyoma. 5. Uwo ni we uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka, abihawe n'Imana y'agakiza ke. 6. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe, Mana ya Yakobo. 7. Mwa marembo mwe nimunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. 8. Uwo umwami w'icyubahiro ninde? N'Uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, n'Uwiteka ufite amaboko yo kurwana. 9. Mwa marembo mwe nimwunamuke, mwa marembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke. 10. Uwo mwami w'icyubahiro ninde? Uwiteka Nyiringabo niwe mwami w'icyubahiro. Zaburi igice cya 25 umurongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ni wowe ncururira umutima. 2. Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni abanzi banjye be kunyishima hejuru. 3. Siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni, abava mu isezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. 4. Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe. 5. Unyobore ku bw'umurava wawe unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanjye, ni wowe ntegereza umunsi ukira. 6. Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko byahozeho kera kose. 7. Ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye, nk'uko imbabazi zawe ziri abiri kunyibuka, kubwo kugira neza kwawe Uwiteka. 8. Uwiteka ni mwiza aratunganye, nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira. 9. Abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka, abicisha bugufi azabigisha inzira ye. 10. Inzira zose z'Uwiteka ni imbabazi n'umurava, kubitondera isezerano rye niryo yahamije. 11. Uwiteka ku bw'izina ryawe mbabarira, gukiranirwa kwanjye kurakomeye. 12. Ninde wubaha Uwiteka uzamwigisha inzira akwiye kunyuramo. 13. Umutima we uzaba mu mahoro, urubyaro rwe ruzaragwa isi. 14. Ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwe abanyabyaha, azabereke isezerano rye. 15. Amaso yanjye azahora yerekeye ku Uwiteka, kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. 16. Unyibuke umbabarire, kuko ntagira inshinge na rugero nkababara. 17. Imibabaro y'umutima wanjye uyoroshye,
nuko unkure mu makuba yanjye no mu byago byanjye. 18 Reba umubabaro wanjye n'imiruho, unkureho ibyaha byanjye byose. 19 Reba abanzi banjye ni benshi, kandi banyanga urwango rw'inkazi. 20 Rinda umutima wanjye unkize, ne gukorwa n'isoni kuko nguhungiyeho. 21 Gukiranuka no gutungana binkize, kuko ngutegereza. 22 Mana acungura Abisiraheli, ubakure mu makuba yabo yose no mu byago byabo byose. Zaburi ya 26 umurongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka uncira urubanza, kuko gukiranuka kwanjye ari ko ngenderamo, kandi niringira Uwiteka ntashidikanya. 2 Uwiteka unyitegereze, ungerageze, gerageza umutima wanjye n'ubwenge bwanjye. 3 Kuko imbabazi zawe nzireba mu maso yanjye, kandi ngendera mu marava wawe. 4 Sinicarana n'abatagira umumaro, kandi sinzagenderera indyarya. 5 Nanga iteraniro ry'inkozi z'ibibi, kandi sinzicarana n'abanyabyaha. 6 Nzakaraba ntafite igicumuro, niko nzazenguruka igicaniro cyawe Uwiteka. 7 Kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe, mvuga imirimo yose utangaza wakoze. 8 Uwiteka nkunda ubuturo ari bwo nzu yawe, n'ahantu ubwiza bwawe buba. 9 Ntunkureho umwuka wanjye, ubwo uzakuraho abanyabyaha, cyangwa ubugingo bwanjye nkabavusha amaraso. 10 Amaboko yabo arimo ingomwa, ukuboko kwabo kw'iburyo kuzuye impongano. 11 Ariko njyeweho gukiranuka kwanjye niko nzagenderamo, uncungure umbabarire. 12 Ikirenge cyanjye gihagaze aharinganiye, mu materaniro nzashimiramo Uwiteka. Zaburi ya 27 umurongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome kinkingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Ubwo abanyabyaha banteranaga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. N'ay'intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azanshyira hejuru, ampagarike ku gitare, n'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Uwiteka umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire usubize. Umutima wanjye urakwiye uti, wavuze uti nimushake mu maso hanjye, nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka. Ntumpishe mu maso hawe, ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya, ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye ntundeke. 10 Ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. 11 Uwiteka ujye unyigisha izina ryawe, unyobore inzira y'igihamo kubw'abanyubikira. 12 Ntumpe abantera inkota uko bashaka, kuko abagabo b'indarikwa bampagurukiye, n'abavuga iby'urugomo. 13 Nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Zaburi ya 28 umurongo wa mbere. Zaburi ya Dawidi. Uwiteka ndagutakira gitare cyanjye, ntiwice amatwi, kuko wanyihorera, nahinduka nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo. Cyariza ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye uko ngutakiye, uko manitse amaboko nyerekeje ahera h'urusengero rwawe. Ntunkurire hamwe n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, bavugana iby'amahoro na bagenzi babo, ariko igomwa rikaba mu mitima yabo. 4 Ubahe ibikwiye imirimo yabo, ibikwiye gukiranuka kwabo, ubahe ibikwiye iby'intoki zabo zakoze, ubiture ibibakwiriye. 5 Kuko abatita ku mirimo y'Uwiteka cyangwa ku
intoki ze zikora azabasenya ntazabubaka. Igice cya 6, Uwiteka ahimbazwe kuko yumviye ijwi ryo kwinginga kwanjye. 7, Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Nicyo gituma imitima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo zanjye. 8, Uwiteka ni imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize uhungiraho agakira. 9, Kiza ubwoko bwawe, uha umwandu wawe umugisha, kandi ubaragire, ujye ubaramira iteka ryose. Zaburi 29, umurongo wa 1. Zaburi ya Dawidi. Mwaturire Uwiteka mw'abana b'Imana mwe, mwaturire Uwiteka, afite icyubahiro n'imbaraga. 2, Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera. 3, Ijwi ry'Uwiteka rihindira hejuru y'amazi, Imana y'icyubahiro ihindisha inkuba, ni koko Uwiteka ahindisha inkuba hejuru y'amazi menshi. 4, Ijwi ry'Uwiteka rifite imbaraga, ijwi ry'Uwiteka ryuzuye igitinyiro. 5, Ijwi ry'Uwiteka rimena imyerezi, Uwiteka amenagura imyerezi i Lebanoni. 6, Ayikinisha nk'inyana y'inka, Lebanoni n'i Siyoni ahakinisha nk'inyana y'imbogo. 7, Ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro. 8, Ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi, Uwiteka ahindisha umushyitsi ubutayu bw'i Kadeshi. 9, Ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara, kandi rikokora amashyamba, kandi mu rusengero rwe byose bikavuga biti icyubahiro kibi cyawe. 10, Uwiteka yicaye ku ntebe y'ubwami bwe, hejuru ya wa mwuzure, ni koko Uwiteka ahora yimye iteka ryose yicaye ku ntebe ye. Uwiteka azaha ubwoko bw'imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bw'umugisha, ari wo mahoro. Zaburi igice cya 30, umurongo wa 1. Zaburi, iyi ndirimbo yahimbwe ubwo bezaga inzu, ni Zaburi ya Dawidi. 2, Uwiteka ndaguhimbaza kuko wampagurukije, ntukunde ko abanzi banjye banyishima hejuru. 3, Uwiteka Imana yanjye, naragutakiye urankiza. 4, Uwiteka wanzamuye ubugingo bwanjye, ubukura ikuzimu, wanyijije urupfu ngo ne kumanuka nkajya muri rwa rwobo. 5, Muririmbire Uwiteka ishimwe mwa bakunzi be mwe, mushime izina rye. 6, Kuko uburakari bwe ari ubw'akanya gato, ariko urukundo rwe ruzana ubugingo. Ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. 7, Nanjye nagubwaga neza naravuze nti ntabwo nzanyeganyezwa. 8, Uwiteka kubw'urukundo rwawe wari ukomeje umusozi wanjye, wampishe mu maso hawe mpagarika umutima. 9, Uwiteka naragutakiye kandi ninginze Uwiteka. 10, Nti amaraso yanjye azamara iki nimanuka nkajya muri rwa rwobo? Mbese umukungugu uzaguhimbaza, uzatura umurava. 11, Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka mbera umutabazi. 12, Uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyuruye ibigunira byanjye, unyenyeza ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka.